umurongo w'icumi haravuze ngo Farawo batuze Abisirayeli bubura amaso babona abanyagiputa bahururiye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntabwo zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere abanyagiputa kuruta kuko ikiruta ari uko dukorera abanyagiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyagiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe nimwiceceke. Amen. Haleluya. Uyu Mose yari yahawe misiyo yo kujya gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Amina. Haleluya. Kwagereranya nuko umushumba ajya abwira abantu inzira y'agakiza. Amina yemwe. Haleluya. Nuko reka mbabwire Egiputa igereranywa n'ibyaha. Amen. Mose rero yari umushumba mukuru, yari umuntu watoranyijwe n'Uwiteka, aramubwira ati genda ujye muri Egiputa ukure y'ubwoko bwanjye. Amina. Haleluya. Nuko arangije abwiye Farawo agiye ikibazo, mbese yanga kubarekura, yanze kurekura Abisirayeli. Ubwo Uwiteka amuteza ibyago bigeze ku 10. Amina. Haleluya. Ariko ntimutinye mwicecekere nubwo Farawo agutuze. Hari Farawo w'ibibazo bigutuze biguhagaritse umutima muri iyi minsi. Sinzi Farawo ugutuze uwo ari we, yaba uburwayi, yaba intambara, yaba inzara, yaba ubukene, yaba no kubura ubukode, yaba no kwangwa n'imiryango, yaba n'ibindi bikugarije. Ariko ntutinye. Amina. Haleluya. Ntuhagarike umutima kandi ntukuke umutima, ntukuke umutima n'izo ngabo za Egiputa. Mwicecekere mwebwe gusa murareba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Mose abwira Abisirayeli babaza Mose bati si ibyo twakubwiraga, ntikiruta nuko baturekera muri Egiputa tukabakorera, tukemera tugakora akazi k'uburetwa. Sinzi ibigutera uburetwa muri iyi minsi, ariko witinya, icecekere. Amina. Haleluya. Nuko Abisirayeli bavuga ati iyo utureka tugakomeza tugakorera abanyagiputa watujyanaga he ko tugiye gushira muri ubu butayu? Ubutayu buradukingiranye. Amen. Ubutayu buragukingiranye. Uburareba ugatekereza ukabutunga kandi nzakurwamo n'iki? Ibi bibazo nzabikurwamo n'iki? Izi ntambara nzazikizwa n'iki? Ariko ntutinye, yuko Uwiteka avuganye nawe. Amina. Wowe urahangana kandi ukumva ijambo ry'Imana, ukaba wumva Farawo agutuze. Ntutinye kuba waje mu nzu y'Imana, icyo kiramaze. Amina. Haleluya. Nuko Mose arababwira ati mwitinya, mwebwe mwicecekere, mwihagararire, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Abanyagiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Amina. Niba waje ufite ibyiringiro kandi wizeye neza, umenye neza yuko intambara wazanye, ibibazo wazanye, ubukene wazanye, Uwiteka ari bukurwanirire kandi urabona ikimenyetso cy'ibyiza.
igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhijwe cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengeye akarwanya Abanyegiputa. Amina. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo amazi asubirayo ajya kuba Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Amen. Amen. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhuruka. Amina. Abanyegiputa bararengerwa. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Amazi asubira hayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Murabyumvise? Aho kantu murakumvise? Ngo mu gicuku cyane. Ibicuku biba byinshi. Amajoro aba menshi. Amajoro warizemo ni menshi. Amajoro waraye urira ni menshi. Ibicuku waraye udasinziriye ni byinshi. Ariko ngo hari igicuku cyane. Amen. Hari igicuku cya nyuma. Uwiteka azitamurura akitamurura ku buzima bwawe. Hari igicuku cya nyuma. Uwiteka azitamurura kandi niyitegereza ibyaguhigaga, niyitegereza intambara uzakurwanyaga, niyitegereza abarozi bari barakubujije amahoro barakuzengereje bacikamo igikuba. Uwiteka yitegereza ibyaguhigaga. Amen. Haleluya. Uwiteka yitegereze uburwayi bwakubujije amahoro butuma urara udasinziriye. Hari igicuku cya nyuma uzakanguka usanga bya bindi byose byatuma urarurira ubibure, ubishaka ubibure. Amen. Uwiteka abyitegereze. Amen. Gira mugenzi wawe Uwiteka yitegereze ibyakurushaga n'ibyakurwanyaga n'ibyaguteraga ubwoba. Haleluya. Amen. Rero ubwo ni ubuhanuzi jewe. Burya ubuhanuzi bwose ugenzuzwa ijambo. Amen. Mu gicuku cya nyuma ibicuku biba byinshi, ibicuku bikakurudikiraho, ijoro rikakujigirizaho, ariko ukabura uwubwira, ukabura uwutakira, ukabura uwuganyira. Ariko hari igicuku Uwiteka azitamura. Amen. Hari igicuku cya nyuma kizaza ari igicuku cya nyuma, kizaza ari igicuku utazongera kuraruriraho ukundi. Amen. Haleluya. Hari igicuku cya nyuma kizaza ari igicuku cya nyuma. Uwiteka yitamurure mu nkingi y'igicu, yitamurure mu nkingi y'umuriro, yitamurure ariko aza kwitamururire. Kandi ni ukuri yitegereza ibyaguhigaga, yitegereza ibikurwanya, yitegereza ubukene bwakubujije amahoro. Abandi bararya amafiriti bakarya inyama bakarya, wowe ukabura n'umufungo w'ibijumba. Abandi barubatse baguwe neza, ariko wowe uraruvuza induru kandi warashatse nk'abandi bakobwa. Abandi barabyara bagaheka, ariko wowe uratwita ugakuramo inda kandi abandi babyara neza. Imana yitegereze ibyo byose bikujije amahoro. Imana idufashe kandi Imana itugirire. Imana yitamurura ku buzima bwawe. Imana yitamurura ku gicuku cya nyuma, kandi icyo gicuku kiza ari igicuku cya nyuma. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndarangiza. Ese nta byari biguteye ubwoba, biguhagaritse umutima? Gira mugenzi wawe ati igicuku cya nyuma Uwiteka yitegereze ibyakuhiga. Uwiteka yitegereze ibyaguteraga ubwoba. Uwiteka yitegereze ibyakubuzaga amahoro, ibyakumaga urara udasinziriye. Uwiteka byitegereze. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza.
uzahitanwa n'iya nyuma uwiteka akamuca intege akayoberwa igihe iyo ntizavukira yashiduka agasanga wabya mwongera gutinya rero mwongera kugira ubwoba mwongera gushidikanya mu mutima wawe umenye ko hari igicuku cya nyuma uwiteka azitamura ku buzima bwawe arangije fata umwanzuro uyu munsi ariko wirinde mwanditsi wa bibiliya yaranditse mu guteka kwa kabiri mu bice 8 umurongo wa 12 avuga ngo numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukamara kukorora ukamara gutunga amafaranga ifeza zawe n'izahabu zawe ngo bikwiriye ngo uzirinde ntuzibwire ngo amaboko yawe n'imbaraga zawe ngo nibyo byaguhesheje ubutunzi ahubwo ngo uzibuke Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Tumukomere amashyi Imana yacu. Nafashijwe ukuri nanjye uzibuke Uwiteka Imana yawe ko ariyo yagukuye mu gihugu cy'uburetwa kwa Farawo ikakwitabura ikakuzana ikagushyira mu murimo wayo ikaguha agakiza ikakwimenyekanisha ikakwereka ko ari Imana y'inyembaraga ikagucisha mu butayu ikakugaburira manu ariko igihe kirangi icyo gicuku kivuye haza igicuku cyane ubona ibyo kurya ubona ibyo kunywa ubona ibyo kwambara ubona uguwe neza uzirinde. Amen. Ndagushimye nyir'ibyo byose uri umwami w'abantu ndaguha Imana kuko uri Imana ishoboye uri Imana y'amaboko byaremwe byose Imana y'imbaraga nyinshi kakitaremera Imana nyamana uri Jehova-Shi ishoboye uri imitwaro y'isengwa ishoboye ibintu byose ni wowe duhaye amaso nta na kimwe kikureba turagushimye mwami kumvisha ijambo ryawe igihugu cya nyuma cya nijoro uri tawe ukitabura mu nkingi ukitabura mu y'umuriro kandi kikaza ari igicuku cya nyuma. haleluya Data urakoze Yesu turagushimye Uri umwami. kwitabura kandi buri umwe wese waje gushaka akubonye urakoze kuko tukubonye kandi ukoze ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. ayo mashyi tuyakomere Imana. Fatira umuntu mu kiganza mumbwire ngo kuri iyi saha y'itanguriro igire gute isigaye iminota 5 niyo ngiye gukoresha ugasenga umwenda w'ikingirizo rero cyane watabitsemo ryari buri muntu wese wese agira gute muraje abandi saa 9 bira ngo umwenda w'ikingirizo rero cyane watabitsemo kangahe buri muntu wese agira gute nzanye ijambo ijambo nzanye mumbatire mu kiganza nzanye ijambo rivuga uyu munsi Yesu akire finali